wishare banguka mani nanjye naturutse mu rugo nyine duhura. Yego share nyine ibyo ndi gukubwira tuburire hariya kandi utaninza rwose dore nanjye ndi hafi kuhagera. Nizere ko nawe utanengura mo bebe. Sawa share ambeshya wowe. Yego vye wowe ugiye utagiye mu nama y'urubyiruko araye ko naguze ko wabaye inama Parasibo nawe ra ndabura kujya kwirebera icyana cya mabukwe ngo njye mu nama. kureba icyana wagiye kureba abantu bakuru se ntureba abantu nose ubundi iyo nama ntago wowe kureba. Rega muzehe wowe byumvishe nabi ntago mvuze wa mwana uri munsi ya 17 ngiye kwirebera ikibasumba cyane umukobwa nihebeye. Umusaza nisiko we tugende mu nama icyo cyana se ubundi wagiye kureba abantu bakuru ntujye kureba icyo cyana. Parasi nagiye mu nama nyinshi uyu munsi yo ndayikatiye. God have mercy kwigira ubwo rero wa muhungu we nkubwire uvuga ibyo ushaka ariko uyu munsi ndayikatiye. ariko hari igihe uzahura n'imbwa nyazo ziguhekeye. Uwo mwana ugiye kureba nuwahehe ubu umwana ni sheri wanjye ariko nako naraba sheri wanjye kubera ko ntabwo turahura. Nanjye ubu nyine nibwo ngiye kureba nimbona ari neza ndahita mugira sheri. Aho rero ni hubera ikimara wowe ubundi bazi ugiye guhura n'umukobwa ntimurahura ntunamuzi ngo ni sheri wawe ese kuko ibyo byakumara iki wowe tugende mu nama. Nta kibazo nyuma y'iminota 5 ngiye kuhura nawe murebe gusa ubundi mite nikomereza ndahita nza mu nama. Ninkubura numbura nzakugurira igikamba. Kamba sosomyemo ko nk'itanga uzakigure papa wawe. Nta kibazo ninkumburamo nzabinywamo uzaba winereye uzaboneye mu byawe. Ko kira gisaza kinesheje umwanya we iminota yanjye yayiriye se simba ngezaho ngiye uyananegereje yambuze. Ese ko mbona mukubona no yatinze yarabashize heza cyangwa amamaga ndira mwo n'umwihorera amamaga ndi bagasanga none bakagira ari babiri ngo nabigenza gutera ukamuteza asanga mukanya barabaje ose wamuhamagara wamugana nyamaze ko ndacyazibukara. Kiye mu ndebe wamuganda ibintu byari byo. Allo nope ugeze haga naye ngo ushaka amafaranga ngo yirute nose umumotari wakuze nago hano hazi ariko namujyameka kubibiguje mu ese gushaka amafaranga ni 70 years old man ibihumbi 1300 ubwo byakuvana aho ngaho uri ukageza anga ariko cyangwa waje mu ndege sha ntabwo nabimenye wasanga wa muganda wateza akadege na wamenye ariko tebuka kabisa tebuka kuko ngo ahantu nicaye igihe ukava mu kanya ujya mu zindi gahunda ihuta udasanga nagiye kandi ninjye ndanga akazi kawe sawa ihuta ariko ihuta. Gipangu twe twavuganye ko ari iki ngiki bisa ari he yaba yanegereje yambuze se akaba yitaye aho yariko kamberegerejeho gatoya. Nkawe wamvuye hejuru ahubwo se nkuri hejuru ko ndi hejuru ubutaka nkuri hejuru kandi nongera no kunyara mu matwi. Wowe gahenera ndizo uri kubwa ngo ndika kunyara mu matwi ubwo se ndi nawe n'indunya ndi mu matwi aho wanshinze wate kunshinga hejuru. inshinzi yero nawe nuka ni inshinzi ayamubuna itumba ahubwo se wagashi nowe njyewe uri kurinda unukana kugize ese shaka mbona mu cyanga mwana namuntu twadutegereje benzi teshaka ko mu cyanga byagenze tamwe ni sawa ntabwo tureba nakambe kambaviremo narime muganira n'abamuzanye nari kambe mbaviremo mwana mukomeze nari ahubwo tubyaye ibintu byo gutukana umbwire nta mutipe w'iboga uvuga neza unyuze hano ahubwo se ra nanjye nta mukobwa muhuye mwiza uteye nk'inka y'inyambo hariya hepfo aho uciye se kumbona wa muntu atinzera
uze muhamagare menye ibyari byo wasanga wenda sinzi uko byaba byagenze ko utayifata se nawe mbonye cyetse niba njye wamboneye wowe nkubajije njye nawe nabonye uwo mukobwa yewe nawe ashobora kuba yambeshye usi igihe namuhamagariye koko akambwira ko duhurira ahangaha arantenguye. sisha ni kumva magaga cyamo ni weshe God have mercy on ni waje umbwiye ko ari wowe uri kumwe nande gasuku dore ko nashase asanse kuri mu sesero mu masaka cyo muzanye mu kwazi no maze maje kucyamuje kumuje ku Rwanda ni musaza wawe cyane nakubwiye uyu ni umuhungu wanjye Jesus. ni mama musiko mbona akuruta kugira ngo ese ibyo birakureba yariye neza iki nicyo kigaragaza umwana maze yagasuzugura afite kangana nakise kuri mu sizano yagakuye wundi agasuzugura gake asiko mva mu sayi mu 10 kugira ngo umutegere cyangwa ne wite gutegera urumva nari gutega akaza n'amaguru usabwo umujene kirege cyangwa na moto icyo twaje cyose kingenze nuko twakugeze okay njye kandi hamagare sheri wanje wowe ugomeze uguma ngaho nka Mathias wabuze dative wese nago wese wayabonye ako se iri durire niryo twatuje kureba Sorry. nawe ndebe Kambwira ko ari wowe naje ko kambwira kanje kuri ubwo se umusa nawe njye namureba akareka yego gasongo we hanyuma se sha musore nako mugabo we ni wowe nyina ngo ndi umugabo no wanyoko umugabo ni wambyaye nyine uze umuye tugatu bande mugangana na ntabwo umwana hangana ari ubwo rero uraho ngaho wataretse uburebure ngusiko nyina akwemera ko iyo sura ikanga abana aho ngaho yego di kakajwi keza nahoraga numva isura natekerezaga kumbi no usa nk'inyi idaheshye nose vuga umundi umungu wamukuyesha kumbona muzanye mu nakubwiye uyu ni umwana wanjye uyu ni ubwo reka gukomeza kumutera amagambo uramute kuri numva ufite amagambo menshi ariko ako se amagambo ndiko umugombozi nyine za amagambo uri ko hano ntabwo indoka ako se ko kumva mwanisha amagambo gara rimwe mwamamagaye ninjye wabamagaye neze ko waduhamagaye waje kuza twakije ikintu twakije amagambo ako se mukugana naga kuri Facebook y'undi bene wowe cyangwa n'undi muntu banguraniye iyi mungu tubakaza mwate kandi ariwe nabonaga gute uyu nguyu ni umwana wanjye yagombaga kumerekeza akamenya naho mama waje kumbe ni uyu nguyu wambwiraga ngo sheri bera nawe umuntu wese kureba kabone rero ko bari baje hashaka genda bakubukurire wowe umuhungu yasizeho ntabwo wamenya ko ari uyu nguyu baragenda bakihindura bagashyiraho amafoto nkagiye mushyiraho mwebwe banyabo igihe kibazo muteye ni icyanyu ubundi mwebwe mwagenzwa n'iki simwe nahamagaye wala amagenda amuzi kuri telefone mugore ko se basi umubone munyereke na ibyo ngibyo byo kutwereka wereka iki ubugabo w'iki gihe rero nako mugabo ari papa wambyaye akanshyira ku isi hanyuma wewe ubimaze iki basi njye urabona ndimwe njye imbere yawe ndikomba ko se basi kuba imbwa wori urushishe aho iki cyana cyitwa imbwa bari ndende ariko watakomeje umwana yitwa nde imbwira mu kumujura kiruka we nta yitwa ndashaka kuntu mwenye izina rye kuntu yitwa uyu bamwita gasokoza umusatsi usa n'ubusanzwe sibwo nasabye umugabo Imana imitungo ubwo se yabonaga nshaka korora yego di ubyo iryo tungo uvuze ni irihe ni akadoge yego di kwivugishwa utuje ukagira ngo rwose ni akana keza ndakana keza se urabona se aka gafeza gakurura abana shuri hanyuma se sha nako wa musore umusore ni wewe ngenda wa n'umusore ni umugabo hanyuma sa mugabo kagabirirwa ibisiga bakwita nde aba umugabo ntabwo wajya ushurashura yego di ngare katwiresheje turere umukobwa we genda avana aho ngaho ugasubwa wowe uri muremure umariye iki Imana bashariga rwose ngo nagukunda ngo tuziba abantu gakundane n'ibitisi njye ntabwo nagukunda ufite isura ikanka banki God have mercy upon ugomba us. kundeba ukiriye ku muntu sindi tapi yawe irembo yawe reba ubupantaro ni ubwa kera ariko ubupantaro bwita ngo yewe we wagira ngo ni za mugonda papa yambara No be juju. arashurashura uyu usarabizi ahubwo ko ari gushorashora n'agashone kumire ako bundi sha nkubaze mwambaze ubundi baza vuba ko nyegene bigendera yaragutwise yarakubwegetse yarakubwanuye ukabona wanyashye se ukabona n'ubundi giye gukora ndiki bwana wa musenzi abumvishe ariko nk'uyu nguyu koko utajyana district ubu ni wowe uriya yose ngo ase ubundi yo nanjye uyu nguyu wundi kubera iki dore kuntu bamwe banze n'amapantaro atagira uko hasi bagana ibinyoteri bamwe mwizaniye niba ufite ameza izi ni modeli mbarambaye dore ngiye turagira ngo nabaje kuri muza kumfata modeli dore uko basa gusa modeli zirasutse warasa neza nuko
batangira ngo akajwi keza gute ubwo n'indeshyo yawe ngiye mbana nawe yewe abagore bari abakera nako bari ba mama ubundi se urabona tuberanye yego di reba ariko badufashe yego keza we nuko gisa ni cyangwa naho ni cyaruhari ubundi uheruka kwiyogoshya ryari ariko rwose ubu rero nawe nyine urarebye wurije ibiciro ubushake bw'ubuti yayirakaraga bukigezwa jya ukura ibyo hano hari abasore beza banyakurenze yego gasongo we cyakora ubwiyemeza aho ngaho ubwo nturabona usa gute njyewe nakwemera ubu rero naturutse iwacu nataye umwanya wanjye nje kureba za makuru njye dusa n'umusamutse wowe umusamutse urireba ukabona usi iki gihugu cyangwa gasuka cyo gasa n'umusazi wongera kuntukira umwana tutabita ko bareba ngabasinzi bamubwira abasenzi ugashiduka gato isemo munsi ushaka guhana nanjye mwewe yembere kuba ndi wanga uzi gatese nizangije uyoboye ngo abasenzi ngo amasevire ndiko basaguza ninjye uziyoboye mwami bakaritsiye nese hano bakubwiye ko twaje mu kinyerondo munsi ubundi mwe kuki mwajana ninde wabahamagaye nje ko nahita nimwe nahamagaye abantu nahamagaye ndabazi ntago ari mwebwe nawe siyo twaje kureba munsi uki muri hano ntabwo se kuturi hano wewe ntabwo sinjye kukimwe muri mwebwe nanjye njye muzi uwo ndiwe ahubwo wowe tuvire ariko nawe ushote yewe utuvugisha ntabwo se telefone yawe ni gute ufata telefone yanjye nawe ukabihuza ahubwo wewe ni gute ufata gutunga nomero za mama we na se nifite nanjye rero uzi ko naje kugira ngo za mama ngo umwana wamaye itungo yaramamije kabisa ubundi nakubajije ngo iryo tungo ni irihe nuwabonana nawe umva reka ubu se wahenze undi ni ntarekarama wagira ngo imana yakuye mu bisigarizwa by'abantu ntawe bundi ubwo nimero za mama use ni mama wawe urebye neza ni mama wawe cyangwa ukurije kugira ngo yanjye mugire injeje ngamwe sha dore ko basagusa nk'imishi bisigarizwa by'abantu wese utaremye mu gisigarizwa usagutera wari wabona aho basudira wari wabona aho basudira kwa kundi hagenda hasaguka ibyuma by'injyamane barangiza bakabiteranya bikavamo ikintu nawe niko imana yakugeze yamaze kundemera ibintu bisigarizwa ikigo bajyango n'uragafashwe mu mutego kagabarirwa ibisiga Museveni kandi umugabo ngana nawe se wamusenze dore ko wasagusa aho se wareshya wangana nkanjye abo dufite imyaka ingahe burasha uri kubarura se najya n'umwirabura ariko najya umusekirite cyangwa ubunyerondo ndi umusekirite niyo mpamvu ushabwo nanjye nibazaga umusekirite wa mama sekirite mama wawe se n'uruganda ubundi ukora iki sha n'uruganda ni depo cyangwa ni kenkayori ukora iki mugure base ka black shampoo mugure ka black shampoo base usumukara nk'abantu ubwo rero nawe wafashe umusatsi uragira ngo ni direde icyo cyarire kiri ku mutwe wawe ubwo umva sheri dore ni direde wazibonye yego di 50 we ndi umusirikare usundura mu rutego umusirikare mana njye namwe n'abantu ngaho umusirikare wundi mukirine nkaho bamva kuna sekare usanga ngisekuru mirigeze ku shashi use kweseka gucyana hanyuma se wowe umututsindiye nukuvuga ikinyabupfura ng'umusirikare umusirikare watetse tuvuga amagambo menshi dore uko basaguza nta musirikare ugira amagambo ameze gutyo ushaka kumva ko ubutase basi mubibona umusirikare ubundi muzabona avuye ubundi wakwita ndasha amazina yanjye ni uyazi ntabwo uri mu ibarura umusirikare amazina yanjye ni ngiyazi niko bakwita oya mugeni niko ni ndana ariko nitwa Museveni undi se kuki wumva gute wumva gute ahubwo se wumva gute nyereka nawe matuza rero wahoraga umbwira ngo ufite ngiki uzi urabona ari imbaho tugikoreza mago ego wasiga isipaka we isipaka zira nuko rero ngo nawe witarika mu bahungu ngo bafite ngo za matuza ariko mbega ni ariko nizere ko wazibonye uri umunyonzi ikikureba muri byose ni cyiza yega nyashi niba ari nawe ndi n'umunyonzi nawe bikureba we mbega nyashi mbega ariko nizere ko wazibonye unyumva neza sha naho babuze kabisa umva yewe usenda kwaza no kambaza ubundi uzibundi ngwireke se basi ubibone yereka zo bude wako mwadwa abo si washaka uri cyo cyamatsiko hagati yawe na mama wawe ndinde nahamagaye ese ninde utamagaye kurumva uhamagaye amagambo yawe menshi hagati yawe nahamagaye ndagati nimpamagaye ngo nguhamagaye umpamagaye sha musema ndaye kukweza guhemba ngaye aya membe yose naga kureba nkuko nawe ayo mu gisiga bagwemba utandiye dore ukuntu basa gusa abo ndi bari ndetse twasanga ukora igironye yewe umusirikare ntabwo ngo umusirikare ngwibwira se base ubibone cyangwa ngwiyereke cunga imbwa ariko ndinya nagone kuko nizo musa umuze ngwiki
uvuze ngo acunge ucunga imbwa. vuga cyane no Imbwa ni imbwa. uyu muntu amusuza yapfuye cyangwa amusuza ari muzima Cyangwa ucunga imbwa ntabwo azibasha zakurya. wakoresha ukamutunga n'urutoki ubundi bakutira hamwe cyemezo yabitwaye wowe se mushaka kumbona njye wundi bakutira hamwe wowe se uri ndaho gukubita umuntu subiramo ukuntu ngo yavuze nagutamo buriya bisubiremo yabisubiramo nagutamo uyu mwana waye ntabwo se uruwa umwana waye ko numva afite amagambo menshi cyane umva ntaho babuze pe. njyewe nari nzi ko uri umutipe w'ibigango ufite disipurine ihagije witurije ucisha make akayewe tu uzi impamvu wabonye ko nta disipurine mfite se ko nagufetse. njyewe ugize ko ari uko gusa nagufete nyikubona noneho agasuzuguro kari kandenze nga nta muntu mboneye umuntu nkuboneye se iyo mbimenya ko remba niba wiri unambona nanjye menya ko ari wowe ntabwo mva niriwe mpagaze hano ubundi turacyaratumariye yewe niyo nigira mu nama mutwara siwe yambwiraga abasirikare wahoranye nabikubwiye kuva kare wahoranye ibyo by'abasirikare byawe nta n'ikintu kigomba kuva mu kanwa kawe ushaka no ko kuvuga ati reka wicaze hariya ngo ugure burushete burushete se n'icyo uri umugabo umuhungu wanjye uri umugabo umwe mama yabigiye kukugurira nama amafaranga menshi ndetse nawe ndimo gusa gusa cyangwa n'andi bantu burushete ureke maze nitara ku kazi baramba gusa afite akari kazi usa n'umusazi abasazi bagira akari kazi niyo nigira gusenga nk'abandi bose ngubu nanjye mba nibereye basi no mu rusengero ntabwo uzi njyewe umwanya wanjye nataye ubundi kwicuza yego koko ubundi se njye nakundana n'umuntu tutareshya reba ukuntu ureba ngwino se urebe ngwino urebe ko tutareshya maze ushaka kugwa muri ruhurura we kagame abana rero bamusevire ubundi uranzi ubundi urifata gushatse gutereta mama cyo niwe wacyomanze yende umusirikare muri karita sinjye ngo rero bamusevire imyaka 25 no dushaka gutereta mama wanyu ariko se njye nawe mukuru ninde ko muri mukuru ari wowe imyaka kurusha wewe afite ingazi ura musevire kazi ubundi sevire kazi akubyo by'abasirikare ubundi ngubu ntabwo kumbona ubundi kugutekereza ngo ndetse ubu ngubu tuvuge ko igisirikare ubwa mbere bagishinze ku buryo cy'uri kivuga mu kanwa munsi wo ugiye utwara wambonye ahubwo se n'iki natakonye usundi urareba ari ndakurenganya shaka abonyemo akanganya nakavuga ngo usubimo ngo ndimwe njyewe usubiye bakanya usubivuze nabyo mvuze no shaka ngo mvuze ngo ndimbwa njyewe uze ko ugenda uvuga ndimbwa njyewe uvuze ngo ndimbwa njyewe wi kimani ijisho we mama we mbuno numuhiremo we wi yego dira kanze turebe koko tureke rero ukuntu ndetse manuka mwereka ko icyo usumva ko wamanu manuka nyine mwereka ko tureshya ubundi ni mugisha abana nabo ntabwo mwicyubaka uri umwana w'umuntu ungana na sogokurusha umwana wawe ntabwo tubona nawe ndamubabariye kuri ndamubabariye ndabakurikira mwabwo mwese ntabwo ndi muzika namaze kubyumva nanjye uramfashe ntabwo biri buvemo da reba ukuntu ngira uyu mwana mwese muranshaka indi gushaka muranshaka reba ariko reba ukuntu umuhimbi ndabakurikira hamwe ariko uzi ko wamwihereragiza ko nawe mbasira ngo muganire ugera kuri ntabwo ndakugira hamwe ndi ko ndabigira murakubita umwana wanjye ndakona witonde umwana wanjye ndavuga iza nana urafata kundipo nk'umusirikare aba wabonye wa musirikare batakubita ubu sura mu rwango muri kumwe buriya muntu uri kuza ubwetse rero umuntu kuza muri kumwe bansobanurira uyu mwana ubona ndakuzuba abaye gutya kubera abaye gutya kuko habaye ahubwo ndamubabariye uko ubu rero ndamubabariye nanjye nkwereke mwibanshaka se ngaho nawe kujyaho ariko gutya n'undi munsi ntuzongera gukora ikosa ryo gusuzugura umuntu mutareshya turashize noneho genda ku maturore barata